mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twasize Nimurati yaramaze kuhasiga ubuzima, Mariza ndetse na Jinta ntago bari kubyiyumvisha. Munyemerere inkuru yacu n'ubundi tuyitangirire kwa muganga. Mariza aba ari gushaka akana kariya adatuje, agahinda ari kose, ariko agenda yibuka byose yanyuranyemo na Nimurati bakiri bato, ubushuti bwabo uhereye mu bwana bwabo. Uko abyibuka akarushaho kugira ishavu n'intimba. Bafata Nimurati bakamujyana muri morgue. Mariza we kubera ukuntu aba atabyumva ndetse atanabyiyumvisha, abura icyo avuga n'icyo areka, agahera ko yakuruhushya kugira ngo nabura abanze yumve ko abuze inshuti ye. Ku rundi ruhande Jinta nawe biba byamushobeye, byamucanze. Layla ndetse na Lucas nabo bahera ko bageraho bari kumwe na Dylan. Lucas azabaza ati se ameze ate? Jinta buri icyo amubwira ahubwo agasuri kakarira. Bose bahera ko bibwira icyabaye. Jinta mu gahinda kenshi atangira kubwira Layla, Lucas ndetse na Dylan, ababwira ati ntago nakwiyumvisha ko Nimurati kano kanyagiye yaramaze kumbera inshuti, yaramaze gutuma nibagirwa ubugome bwe bwose, yaramaze kunyereka igihande cye cyiza. Ntago yakaba yagenda none ahangaha, ntago byari bikwiriye. Ibi sinzi uko nabivuga, yewe nuko nabisobanura, ariko ntababeshye, wirengagije amafuti yiwe n'amakosa ye hato na hato, burya Nimurati ni imfurakazi, agira umutima mwiza. Nimurati yaza kuba yaragize abajyanama na mbere hose, ntabwo ibyo yakoze n'ibyabaye byose byari kubaho. Gusa ariko mfite ikintu kimwe cyonyine nishimira, nishimiye ko nabura agiye njye nawe tumeranye neza. Nishimiye ko nabura agiye byibura hari agahe gato yanjye nawe twabashije kuganira, akambera inshuti by'igihe gitoya, ariko ntagaruka Imana yari ikwiye kumujyana. Lucas yegera umugore we akabwira ati mama Kimi tuza, nta kibaho gitunguye Imana. Jinta ati ntago mbyumva, ntago ndi kwiyumvisha uburyo Nimurati yaba agiye kano kanya, kuko umutima wanjye ntago urabyakira. Ese kuki ibintu byose nkunze byose birangira binsize? njya nibaza
niba ibi tubaha aba ari igeno, niba ari ubushake bw'Imana, rimwe na rimwe bijya bincanga, rimwe na rimwe bijya binshobera, nkumva neza neza mbuza amahoro n'amahwemo, intekerezo zanjye zose zikajya kure kubera kwibaza byinshi. I don't know what to do. I don't know what to say. Ndumva byandenze. Nari maze gukunda Nimurata. Uretse muramukazi wanjye umwe rukumbi ngira, umeze nk'inshuti magara, akaba byose kuri njye. Niyo nshuti nari nigeze mu buzima. None nawe aragiye. Ese ubundi Imana ibigenza ite? Ubundi bikora ite? Biba byagenze gute? Haba habaye iki? Dayira yegera Jenta kamubwira ati muramukazi wanjye, ndabizi urababaye, ntago wishimye, ariko tuza, uri umunyembaraga, ibyo byose ubirusha imbaraga, renga agahinda n'umubabaro. Ndabizi Nimurata ari hano kano kanya, ntago yanezezwa no kukubona uri kumusezeraho ubabaye, ntago yanezezwa no kukubona ufite agahinda kangana gutya. Ndabizi ahari nawe anejejwe nuko agiye nabura wowe nawe mwarakiranutse. Jinta atari kubundi Imana ibigenza ite? Umuntu ajya mu byaha akabyivurugutamo, agakora imabi yose, agahemuka, akiba, akariganya, yewe akica, agahemuka, mbese agakora ibibi byose bibaho kuri iyi si, akazengereza abantu. Ariko yagira atya yahinduka, atangiye kuba umwana mwiza, abantu bose batangiye kumukunda, atangiye kugaragaza uruhande rwe rwiza, ukabona ngaragiye. Umuntu akaba yarabazwe n'ibyaha n'ibiyobyabwenge, yagira atya yakizwa, nyuma y'igihe gitoya ukabona aragiye. Ese ubundi ibi bintu kuki Imana ituma bibaho koko? Ntago ndi kumva uburyo Nimurata kano kanya agiye. Ubu nibwo twari tugiye kwishimana, nibwo twari tugiye kuba abavandimwe ba nyabo, none koko aragiye. Ntago ndi kubyumva. Ubundi kuki Imana itubabaza? Kuki Imana ituma ibi bintu bibaho? Ese ubundi kuki yaremye urupfu? Kuki yatumye rubaho? Kuki iteka itwara abo ngabo dukunda? Ntago Nimurata yarakwiye kugenda nonaha. Byongeye yaranatwite. Ni ukuvuga hagiye abantu babiri. Ntago byoroshye. Ntago ndi kubyumva. Irahera akabwira Jenta, akamubwira ati Jenta, nta kintu Imana igikorera guhomba. Ikintu cyose Imana ikoze nta gihombi bifite. Ahari Nimurata yari umwana w'ubugingo, ntago yari uwo kurimbuka. Ibyo bintu bitekerezaho neza. Iyo uri uwo kurimbuka upfira mu byaha no mu mabi yawe, ariko iyo uri umwana w'ubugingo, igihe kiragera Imana ikakoherereza umuntu utuma ntabura watura ibibi byose wakoze, ukazagenda wera. Nabura ishimire ko Nimurata agiye yera, yanatuye ibibi bye byose, ndetse agasaba n'imbabazi. Tuve aho ngaho twigire kuri Kian ndetse na Nikta. Nikta aba yarakaye cyane. Kian ari kumubwira ati ariko se babe, uzakomeza kundakarira kugeza ryari? Nikta ati ngomba kukurakarira, buri gihe ungira igikoresho cyawe.
ese nuko ngukunda cyane, ese nuko guhera mu bwana nagukunze. Kiana ati Nikita, reka tubwizanye ukuri. Si ushaka ko tubwizanye ukuri? Kuba ngukunda ko ndagukunda, ariko kuba njye nawe tugiye kubana ni amahitamo y'imiryango yacu. Urabizi njyewe ntago nakuriye muri iki gihugu, nari narigendeye. Nagarutse kubw'igitutu cyo kuza kugira ngo ngushake. Nawe uzi impamvu imiryango yacu ishaka ko njye nawe tubana nk'umugore n'umugabo. Rero ugomba kunyubaha nk'umugabo wawe, kandi ukajya utuza ukumvira ibyo nkubwira byose. Nikita ati ubwo rero urumva nta soni ufite, urashaka kungira igikoresho cyawe kubera ko ubizi ko ngukunda, sibyo? Kiana ati kuba unkunda ntabwo ari unkunda wenyine, nanjye ndagukunda, ariko imyitwarire yawe rwose ntabwo iwitse. Warakaye, wamenaguye ibintu, wambuze kuri telefone, ibintu byose wabizambije. Wahuye n'umukobwa nabura ari kuvugana nanjye wamututse, ibintu byose byakomeye. Nk'ubu ndebera, nk'ubu urakajwe n'iki? Nikita ati ndabizi neza iyi nzu usigaye uyibanamo n'umukobwa. Ndagira ahubwo ndangira ahantu kari agakobwa kaba, ndashaka kujya kukiyamo, kuko siniyumvisha ukuntu ngiye ngo uhamagara nkakubura. Kiana atari ko mba naniwe, mba navuye mu kazi naniwe, mba ngomba kuruhuka, kandi mu kuruhuka hari igihe telefone nyishyira ku ruhande. Rero wivuga ngo umukobwa, nta mukobwa uhari. Ureba ukuntu uba wandamukiye, wambujije amahoro, ibintu byose mu sitting room wabimenaguye. Nikita ati ahubwo n'ibi byumba byose ndabyinjiramo, icyo nsanga gifunze ndakimena, ugomba unyereka uwo mukobwa. Kiana ati ariko kuki utanyizera? Ejo bundi waramumagaye nagusize ahangaha mu rugo, ngeze ahangaha urantuka ndakwihorera, kandi mu kuntuka kwawe ntago wanutse byonyine gusa, wari urimo nabwo umenagura ibintu. Ngerageza kugukaruma biranga, urabikora umujinya ugushizemo, urarekera. None kano kanyura mu kiyahangaha ngushe kureba umukobwa twararanye. Ese kuki utanyizera? Nikita ati Kiana, ntukanyinireho, njyewe ntabwo ngana nawe. Remember ndi umugore wawe, kandi urabizi ubukwe tugomba kubukora mu kwezi kumwe. Urabyibuka ko hasigaye ibyumweru 3, kandi kiriya cyumweru tuzajya mu murenge. Uri kubyibuka neza? Rero nkeneye kureba iyo nshinzikazi itinyuka ikaza kurarana n'umugabo wanjye ku buryo muhamagara amasaha yose nshakiye nkamubura. Kiana ati baby wasaze. Nikita ati ntacyo niba nasaze. Nikita atangira kuzenguruka mu nzu, agenda afungura icyumba ku cyumba. Agera ku cyumba cya Kiana, agasanga kirafunze. Ahera akamubwira ati fungura iki cyumba. Kiana atari ikindi cyumba cyanjye kandi nawe urabizi. Undi ati ndavuze ngo fungura. Kiana atari ko mu cyumba cyanyu urajya kwendamo iki? Okay, ariko niba ariko bishaka reka ngifungure. Kiana ahera akagifungura, Nikita arinjira. Akinjira, undi nawe amwinjira inyuma. Nikita nta kindi kintu akora, ahera ko afunga cya cyumba, bakagumamo ari babiri. Kiana ati none se urabona udasebye? Urabona hari umukobwa urimo hano? Nikita terega we n'akaraga kobwa sinjya mbashira amakenga.
Kiana ati sakahe gakobwa. Nikita ati kakandi ngo hariya kitwa nde, kitwa kambwiye ngo kitwa nde mama. Ngo niba ari Kimi nde. Iryo ni ryo mbashije kwibuka. Kim Ivy? Yeah, I think nibyo ngibyo. Kiana irakarakara kavuga ati uriya ni umukobwa nagira agakobwa. N'undi munsi ntuzongere kuvuga nabi Ivy nkumva. Nikitata mbivuga. Urarakaye. Uhereye kurakara. Ase ubundi kari agakobwa uragakunda. Ni inshoreke yawe. Ase ubundi karabizi ko ufite ubukwera. Kiana ati Nikita, reka twumvikane. Niwongere kuvuga nabi Ivy, kuko iki cyumba nakigusigamo nkigendera. Nikita ati mbwiza ukuri, uriya mukobwa uramukunda? Kiana yera akamwihorera, nta kintu n'iki na kimwe amusubiza. Nikita yera akamubwira ati okay, ibyo reka tubyihorere kwanza. Si wavuze ko nyine nakubujije kwiryamira ngaho ngwino turyame. Kiana ati ariko bwakeye nta mpamvu yo kuryama. Nikita ati ndabizi uyu munsi aba ari off yawe. Ngwino nge nawe turyame. Kiana ati ariko nge ntabwo nongera kugaruka mu buriri. Nikita ati ariko uri kumva ibyo ndi kukubwira, turyame. Sura umugabo wanjye. Kiana ati Nikita, urabizi narakurahiriye. Ndetse nanasezeranyije ababyeyi bawe. Nta na rimwe nzigera ndyamana nawe, nge nawe tutarabana. Kandi buri gihe ushaka kungusha muri uyu mutego. Buri gihe. Ubundi kubera iki? Nikita yegera Kiana akambwira ati rega nuko ngukunda. Basi hangana inshuro imwe yonyine. Sibyo babe, come on. Erega ndagukunda cyane. Mbaye ntagukunda ntago nakifuza rwose ibi byose. Ariko iyo nkubonye unzamurira amarangamutima. Iteka iyo ndi kukureba imbere yanjye mba numva neza ngiye gusara. Please. Kiana bitekerezaho. Yitegereza Nikita mu maso, aramwegera neza. Noneho barebana, amwegereye bya nyabyo. Aramureba akamubwira ati Nikita, nibyo ndagukunda. Kandi ni igihe gitoya ukanambera umugore. Ni igihe gitoya cyane rwose nge nawe tukaba umugore n'umugabo. Ariko ibi ngibi ntabwo nabikora. I can't do it. Uzi impamvu ntabikora se? Ndamutse nkoze ikosa ryo kuryamana nawe nonaha, hari ibintu byinshi naba nangije. Kandi hari umuntu nasezeranyije. Ubwo nasezeranyije uwo muntu rero, ntabwo nshobora gutatira igihango n'isezerano namuhaye. Ntago kano kanya twaryamana, nta nubwo bizigera bibaho. Nikita hera karakara akikubita ibiri mu cyumba cya Kiana byose atangira kubimenagura, akura amashuka ku buriri ajugunya hasi akandagira. Umujinya ari wose ari nakabwira Kiana akabwira ati ndabizi ntago nkunda. Byose ni ukubera ko ngewe ngo ukunda nk'umusazi. Ariko wowe ntabwo unyitayeho, wowe ntabwo unkunda, nta nubwo nshaka. Ndabizi ko utanshaka, ariko ku kabi n'akeza uzanshaka kandi uzankunda. Nge meze nk'igisasu kuri wowe. Hari umunsi uzakanda buto
ngo turikane, ugomba kwemera no kwizera ko ndi umugore wawe. Ibindi byose wikoza ntabwo bindeba, ntabwo mbyitayeho. Tuve aho ngaho twigarukire mu rugo kwa Ivy. Ivy bari kubwira abakozi bo mu rugo, barimo batunganya mu rugo, cyane ko byose biba biri kubera iwabo kwa Ivy. Ababyeyi ba Nimrat nabo baba baje bari aho ngaho kwa Ivy. Ni mu gihe Nimrat we aba akiri muri morgue. Baba bateraniye aho ngaho ari mu kagoroba, hari abantu benshi cyane bari kugenda bagaruka ku buzima bwaranze Nimrat, bavuga amashuri yize, aho yize, abana yari afite, bavuga yuko yari afite umwana umwe. Gusa aba ari umugoroba wuje amarira ndetse n'agahinda. Bari aho ngaho, Lucas arahaguruka agafata ijambo akavuga ati ndabizi ko atari cyo gihe, ariko munyemerere njye n'umufasha wanjye tugira icyo twisabira. Mbere na mbere twihanganishije ababyeyi ba Nimrat babuze umwana wabo ndetse akanaba ikinege kuri bo. Buriya Nimrat nta bandi bavandimwe yagiraga, yari we wenyine. Gusa kubw'amahirwe abasigiye umwuzukuru. Sasa hari ikintu nashakaga kwisabira, njye n'umugore wanjye, niba mwatwemerera mukadukundira, mureke umwana wa Nimrat ajye mu nshingano zacu. Tuzamurihirira, tuzamuha buri kimwe, tuzamufata nk'uko dufata umukobwa wacu Ivy. Ahari wenda mushobora kutatwemerera ngo azabe muri uru rugo, niyo twamwitaho ari kumwe namwe, ariko nabura inshingano za mama we Nimrat agiye atazisoje, agiye atareze umwana we, cyane ko umwana we aracyari na muto cyane. Kuko umwana ugeze mu secondary aba akiri umwana, aba akirirwa kandi aba agikeneye kwitabwaho. Ni mu bitwemerera ababyeyi, kandi mubikunze mutwemerere nabura uyu mwana aba ari twe dukomeza kumurihirira. Ababyeyi ba Nimrat mu gahinda kenshi banababaye, mama Nimrat ahera akavuga ati mwana wanjye, mu gihe gito maze ndi hano muri uru rugo rwawe, mwanyeretse ko nta kintu mutakora. Ikindi ndatekereza utanabinsabye kubera ko uzi ko nta bushobozi dufite. Ubushobozi turabufite kandi ngira ngo ahari nawe urabizi. Lucas ati yego rwose mubyeyi, ntago mbasuzuguye, ndabizi ko ubushobozi mubufite, nta kintu n'iki na kimwe mubuze.
ndetse ariko niba ari kubishaka umwana ntago twamukwima, nta kibazo yaba hano, hanyuma mukajya mutwoherereza natwe akaturamutsaho. Ati ngiye rwose na muzeyi wanjye nta kibazo twabigiraho. Aho turi dufite abatwitaho, dufite n'abandi bana baba bari mu rugo. Uyu rero nawe abaye yumva yahitamo kuguma hano nta kibazo. Bahera ko begera umwana wa Nimrat bakamuhitishamo, bamubaza kugira ngo we ubwe yihitiremo avuga aho yumva ashaka kuba ari, nawe ahitamo kuba kwa Lucas. Mu bantu baba bari aho ngaho, mama Priya nawe aba ari hafi aho. Yegera Priya ngo baganiremo. Priya ati ariko se mama, ko mbona uzu nsanga kandi uje kumbwira iki? Undi ati yewe nje kukubwira ibintu nyogokuru yari yambwiye. Priya ati mama urabona ibintu turimo? Reba ibihe turimo. Undi ati yewe kigeza nkana ubwo tuvuge ko ubabaye kubera ko Nimrat yagiye. Urababaye kandi ari we na mukecuru mwamwambuye ubuzima. Priya ati ariko mama ibyo bintu kuvuga ni ibiki? Nibyo ndabizi, ariko suragira ngo buri muntu wese abone ko tutari mu gikorwa nk'abandi. Undi ati yewe jya ku ruhande gato yongera icyo nkubwira. Priya ahera akajya ku ruhande ngo aganire na mama we kubwa ngaho umbwira. Undi ati nahereye kare ndi gucunga Ivy. Buriya nta kuntu twamuca urwaho tukamukurikiza Nimrat. Priya ati mama ahangaha twaba turengereye nawe. Ivy reba inshuro zose twagerageje kumwambura ubuzima yaratunaniye. Njye aho bigeze na giving up. Icyo nashakaga no kugira ngo Nimrat agende atazatuvamo, abantu bose bagahera ko bamenya ibyo twakoze. None ibyiwe byarangiye. Ndabizi hasigaye ngewe nawe na mukecuru. Karungi we ntago yamvamo. Ikindi kandi nawe ntago wakimena inda, nanjye sinakimena inda. Ubwo twari dufitiye ubwoba twamurangije. Mama ibi bintu byo kwicarika tubivemo. Njye ndumva nta muntu nshaka kongera kwambura ubuzima. Ndahera akamubwira ati ndi nyoko ndagutegetse. Ndashaka ko Jeans ababara kandi narabirahiriye nzaruhuka ari uko mbigezeho. Priya ati ariko mama njye nubwo ntasenga cyane ariko njye numva shangaza asenga, kandi nigeze gusoma muri Bibiliya ahantu havuga ngo iturinda nihunikira. Utekereza ko Imana irinda Jeans na Ivy hari aho yagiye? Ese mama inshuro zose wagiye mu bapfumu bakubwira ko uyu muryango udakorwaho ntabwo ujya unyurwa? Mama kuri iyi nshuro ntabyo ndi bukore. Undi ati urabikora. Priya ati ntabyo nkora mama. Undi ati urabikora, gira vuba ahubwo akira. Dore hari ahantu uri kureba ahantu Ivy yicaye, urabona ko Joyce yarari kunywa yayimazemo. Ndabizi natagutuma Joyce aragutuma amata. Ugenda kimwe muri byo aba ari cyo umuzanira umuhereza, kandi gira vuba vuba. Priya ahera akagenda ngo yumvire mama we. Inkuru yacu rero reka tuyisubikire ahangaha. Ese Priya arabikora nango ntago ari bubikore? Ese ubundi mama Priya urwanga afitiye Jeans rutuma yamwambura n'umwana yifitiye, amaherezo yarwo no ayahe?
byose rero mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Inzitane, njyewe nitwa Atete, ni njye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.